iyo gacaca ubundi yagombaga kuba nziza kuko igaha umuturage buri muntu ku musozi aho atuye ikamuha ijambo akagira icyo avuga, noneho abantu mbese b'inyangamugayo iyo abantu twavuga bafite impagarike bakayobora ibyo biganiro, noneho ufashwemo ugaragayeho kuko ko afite ubwandure icyo gihe bakamuvura. Gacaca ntabwo yahanaga, yaravuraga. Ibyo rero ntabwo byabaye kubera yuko igice kimwe abantu barimo bayobora gacaca ni abanyamahano nabo bakoze amahano. None ikindi ni uko izo za gacaca duhereye muri 1994, ariko amahano y'u Rwanda ntabwo afite imizi ye muri 1994. Ugomba kuzamuka kuko inzira yose ugomba kuyigenda, kuko ugarukiye muri 1994 urimo uratema igiti mu mashami, ariko mu mizi wahatarutse, wahasimbutse, kizagushibukana rero. Nsubije ikibazo cya za gacaca ni uko mbona byari igitekerezo cyiza, ariko ntabwo ari abakoze amahano, ndavuga inkotanyi, ntabwo arizo zari kuyobora gacaca. Gacaca yagombaga kuyoborwa wenda nk'ubu ngubu sosiyete sivile iriho, iyo ijya kubaho icyo gihe ntabwo FPR ariyo yari igomba kuyobora, uretse na FPR, uretse n'inkotanyi, n'undi wese washoboraga kuba ari muri akora politike, ntabwo ari we wari kujya kuyobora za gacaca. Politike urabona buri kintu cyose, niba ufashe nko mu butegetsi tugenderaho bwa demokarasi bwa repubulika, haba hari abantu bafite ingufu z'ubutegetsi, ariko bakagira n'abandi bagomba kubagenzura. Ntabwo rero abantu bafite ingufu zo gukoresha ubutegetsi aribo bigenzura. Noneho ugasanga umuntu uza mu kunga abantu rero n'iki byose, ntabwo abanyepolitike aribo bashobora gukora ubwiyunge, bashobora kunga abantu. Kunga abantu bigomba gukorwa n'abantu badafite inyungu zabo ku giti cyabo za politike. Abantu baba bafite inyungu za rubanda zo kurebera rubanda abariho n'abazaza, ndetse abo rero niyo sosiyete sivile. Sosiyete igomba uko umusomesha bwose abivuga niko bigomba kugenda, igomba kubakwa, ikagira ubushobozi bwo kugira ngo igenzure abanyepolitike. Mbibutse ko turi muri studio nimero ya 2 ya hano mu Bubiligi, mukaba muri kumwe nanjye Celestin Sebahire. Tukaba tugiye kuganira nyine ku kindi kiganiro, nyine ku yindi gahunda yindi ikurikiyeho, ku yindi ngingo ikurikiyeho yerekeranye n'ubwiyunge nyakuri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka rero ndetse rwose nabashakiye abatumirwa b'inzobere muri iyo ngingo, bafite ibintu byinshi cyane bazi, bafite ubushakashatsi burebure bakoze. Reka ndetse mpite mbinjiza muri studio, hanyuma dutangire tuganire ku iyo ngingo. Abatumirwa nta bandi rero ni abagabo babiri rwose bakoze ubushakashatsi bukomeye cyane, bakoze ndetse harimo n'umwe wanditse y'igitabo, uretse ko undi nawe rwose yakoze ubushakashatsi buhanitse, ndetse amaze no ndetse akaba yaragize no mu ishuri rwose muri kaminuza, akaba afitemo mbega ubumenyi bwimbitse. Reka rero ntangire mbiriza muri studio mutangire tuganire. Bwana François Munyamagisha, mwiriwe neza, muranyumva? Komera Celestine, ndabumva. Nagira ngo rero umwanya usuhuze abumva Radio Urumuri, noneho dutangire tuganire. Murakoze Celestine kumpa uyu mwanya wo kugira ngo tuganire. Nkaba rero nishimiye gusuhuza abantu bose bumva Radio Urumuri, nkaba bose bishimishije ko nanjye uyu mwanya tubonye tugiye guhura tukaganira ku ngingo ikomeye cyane y'ubwiyunge nyakuri. Nyakuri rwose, iryo jambo uvuze urangijeho rwose, umvuze ko urivuze ku buryo butandukanye n'andi magambo waruvuze mbere, uti ubwiyunge
nyakuri rwose ndabishimiye cyane ukuntu bivuze uko nguko ntekereza ko tubiganiraho mu kanya bwana Aloys Musomesha waba unyumva mwiriwe neza ndabumva rwose natwe turakumva noneho rwose ni byiza rwose biratunganye reka rero noneho dutangire noneho tudatinze mu kanya bwana François Munyabagisha yari amaze gusuza bumva Radio Urumuri ndetse noneho tugerageza kugira ngo natwe ijambo twumva ntabwo ari kutwumva nagira ngo nawe ngwizambo rero usuhuze abumva Radio Urumuri hanyuma dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ijambo ryawe bwana Aloys Musomesha murakoze Celestine cyane ndabasuhuza kandi ndasuhuza na François Munyabagisha umutumirwa wacu ndasuhuza kandi batwumva kuri radio yacu Radio Urumuri muduteze amatwi muri kiganiro kumwe n'ubwiyunge nyakuri turabashimiye cyane kudukurikira kandi tubifuje ikiganiro cyiza urakoze rwose uragira ngo François Munyabagisha nawe none wagusuhuze hanyuma dutangire tuganire tumaze gusabana komera Aloys we komera Munyabagisha cyane amahoro n'amahoro imyaka myinshi cyane nibyo rwose ndagira ngo dufite amakuru kubera ko dufite igihe gito kandi tugiye kuvuga ingingo iremereye cyane tutaza kurengera ku mikoreshereze y'igihe cyacu ndagira ngo dutangire nako mbanze nsobanure neza abakurikira Radio Urumuri muri kano kanya uburyo ibintu biri bugende mu by'ukuri kino kiganiro kigiye gukorwa mu rwego rw'ibiganiro inama mpuzabikorwa société civile nyarwanda nyine CCR ifite komisiyo ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge iyo komisiyo rero mu minsi yashize mwumvise ko yiyemeje kuzajya ikora ikiganiro kimwe mu kwezi cyerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge ubwo rwego kandi komisiyo umugenzi wacu Aloys Musomesha nawe akaba yirimo niyo mpamvu rero nyine kino kiganiro giteguye muri urwego niyo mpamvu rwose umwanya munini ari we ndi warire kugira ngo aba ari we mbega bigaragara ko mbega ari uyoboye ikiganiro muri makeya ahubwo ngiye ndibuze wenda nsa nk'ubarogoye gato munyihanganire ninjya mbona akantu ka mpwitwe cyangwa se kagatuma numva nagira ikintu mbaza ndajyana nanjye mbaza akabazo cyane ko hano hari ikintu nshaka kutuganiraho ubwo naho mu kanya rero bwana Aloys Musomesha reka nguhe ijambo none utangire uyoboye ikiganiro cyawe umwanya n'uwanyu murakoze cyane muri iki kiganiro nk'uko Celestine mumaze kubivuga kuko ni ikiganiro cya gatatu cya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ya CCSR nibutse ko ari mu gifaransa ni cadre de concertation de la société civile rwandaise mu kinyarwanda ni inama mpuzabikorwa ya société civile nyarwanda ubu rero nyine nk'uko mumaze kubivuga kuko twiyemeje ko tuzajya dukora ikiganiro rimwe mu kwezi ikiganiro ni icya gatatu cya mbere twagikoze mu kwezi kwa munani gushira cya kabiri tugikora mu kwa cyenda gutangira iki ni icya gatatu rero nkaba nifuje nk'uko mwabivuze nkaba ndi muri komisiyo nyine y'ubumwe n'ubwiyunge kubera ko ikiganiro nyine muri iyi minsi ubu ngubu ari igiye gukiyobora nifuje gutumiza François Munyabagisha kubera igitabo cye nasomye yasohoye mu mwaka w'2014 ku bwiyunge nyakuri maze kugisoma rwose icyo gihe ubwo na CCSR yahita yatangira iyi nama mpuzabikorwa ya société civile nyarwanda ikirango ryacu ryari ritaravuka ariko icyo gitabo cyaranshimishije cyane noneho rero ubu muri ibi biganiro kubera ko tugenda duha umwanya abantu bagasobanura nyine ubwiyo kugira ngo dukomeze twige kandi twiyigishe cyane ku byerekeye n'ukuntu twabugeraho koko nyabwo bwiyunge nyakuri mbona igitabo cye rero kiranshimisha cyane niyo mpamvu nifuje kumutumira kugira ngo akidusobanurire tumubaze ibibazo adusubize noneho tuganire twungurane ibitekerezo ariko kubera ko wacyanditse afite ubuhanga buhanitse muri birumvikana aze kudusobanurira niyo mpamvu nahisemo kumutumira nagishimye cyane icyo nahita mvuga tuzajya no mu mizi nagishimye kubera ko n'igitabo cyanditse mu kinyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda ku buryo umunyarwanda wese yagombye kucyumva icyo gitabo nyine cyitwa Rwanda amahindura umuvuno w'ubwiyunge nyakuri aha rero ntabwo najya nyine mu mizi y'igitabo kubera ko niba uza kubitubwira nagira ngo tumuhe ijambo mbe namubaza ikibazo cya mbere namubaza n'impamvu yatumye yandika iki gitabo kandi ambwiye niba nta kintu namubeshyeho kuko cyasohotse mu mwaka wa 2014 muri make ubwo yatubwira nyine ibikubiye muri iki gitabo
ariko cyane cyane icyatumye ikibazo cya mbere ni impamvu yatumye yandika igitabo. François Munyabagisha. Igitabo nibyo cyasohotse muri 2014 rwose ko yavuze nibyo. Igitabo mu by'ukuri natangiye kucyandika natangiye kucyandika muri 2010, ariko cyazaga giherekeza ikindi natangiye kwandika muri 1994, nacyandikiraga mu nkambi z'impunzi i Bukavu, niho natangiye kucyandika, ariko kiza gusohoka muri 2012, kuva 1994 kugeza muri 2012. Icyo cyo nacyanditse mu Gifaransa cyitwa Rwanda, pourquoi nos fossoyeurs sont-ils vos héros? Mu Kinyarwanda mbese navuga ngo kuki abaducukurira urwobo baba intwari zanyu. Noneho icyo rero ndimo mbese ngerageza kugira ngo gisohoke, niho natekereje navuga nabo basohora Ikinyarwanda. Ubwo rero mu gitabo ikintu cyankirigitaga nuko nabonaga amahano yakomeje kwizimba mu Rwanda guhera muri na mbere ya 1994, ibintu by'ubwicanyi, abantu bamarana, none ugasanga buri jo mbese bisa nka bya bindi by'umurenzaho, umunsi urahita undi ugataha, ibintu none ukaba wamera nk'aho Umunyarwanda wabazaga ati ese ko bucya bukira amaherezo azaba yahe. Nanjye ndavuga nino tugomba gukora misa y'ubwiyunge, amahano igihugu tukakigangahura, ayo mahano yose tukayoza, noneho tugakora ubwiyunge atari bwa bundi bwa feki, bwa bundi bwo kubeshyana, hakaba ari ubwiyunge nyakuri. Ubwo nicyo cyankigitaga kugira ngo dukore ubwiyunge, ariko n'ubwo bwiyunge ikintu nari ngamije mu by'ukuri uretse ibintu byo kuvuga ngo dusezere ku mahano, nabonaga abantu barengana, bakomeza kurengana, ifasha abapfuye barapfuye, umuntu abasabira kugira ngo bo bigendere mu mahoro, ariko iyo tutiyunga burya ntabwo tubaha amahoro nabo iyo bagiye. Ariko noneho hakaba abasigaye bariho batari banogoka, none tugakomeza kubabyinira hejuru. Ndavuga nk'abantu bafunze, nabonaga abantu kandi na n'ubu mbona abantu bafunze barimo baborera mu minyururu barengana, noneho twebwe tukavuga ngo turimo turakora ibindi kandi tutarenganura abantu, tugasanga tugashaka guhana abakoze amahano, ariko turimo turayakora kuko turarenga ku bantu barimo barengana tutabarenganura. Bigasanga nko kuba muri ziriya za jenoside, kubona umuntu wenda hari imaje abantu bajya bakoresha muri 73 bakavuga ngo umutegetsi ngo yanyuze ku bana barimo bica abandi ngo arabasekera. Natwe ubu ngubu ugasanga nibyo dukora, kuko ibyo dukora byose dufite abantu barimo baborera mu munyururu kandi barengana kubera ko tutakoze ubwiyunge. Ngibyo rero nicyo cyankigitaga kugira ngo nandike igitabo. Aho ngaho uvuze cyane wise ugusha nyine ku butabera koko kugenda nyuma yari amahano twagize, ni rwose cyane no mu kibazo nashaka kukubaza mu bibazo bya mbere nifuza kukubaza, kuko nyine ubivuga nko mu gice cya gatatu rwose, noneho uvuga nyine ishusho ry'amahano aho ugira uti aho guhana uti ku rupapuro rwa 93 uvuga ko aho guhana uti twige kugorora. Ibyo ni ikintu koko kiza cyane mu byerekeye n'ubwiyunge. Aho ngaho wagira icyo bidusobanurira, nk'uko wowe uravuga nk'iyo za gacaca, kubera ko mu cya gitabo uvugamo za gacaca cyane, akarengane kabaye muri gacaca, abantu barenganaga cyane, kuko wese uvuga n'ubutabera. We wumva tuvuge twinjira nko mu mizi iki kiganiro, wakumva ko nka za gacaca icyo wazishimaho cyangwa ni iki, cyangwa icyo wazinengaho ni iki? Kuko nkanga byo kuvuga nyine urabivuga mu gitabo, ariko nagira ngo bisobanure nk'abantu wumve, utubwira nuko we wumva tuvuge za gacaca zagomba kugenda, cyangwa se ubundi butabera ubona twabona bwatuma abantu
bakoze ibyaha biyunga neza nyakuri bitarimo ibintu bya gipolitisiye n'abo bahemukiye. ariko wenda gato mumbabarire gato mwabagabo mwe mwembi rwose ikibazo ubajije bwana Aloyize rwose ikibazo gikomeye cyane, ariko ntekereza ko hari akantu gato tugiye duhita tujya ahise avuga nyine ibyo bya gacaca n'iki byose, icyo kintu cyitwa amahano yabaye mu Rwanda ubwayo, kuko agitangira rwose ku rupapuro rwa 27 haravuga ati ayo mahano nyine uko avugwa bishyamiranya, uko ari bitavugwa, uko yabaye ubutagira uyagira undi, ntawe nta utaka nta utabara nta utabarwa, ntitwabicaho tutabiganiriyeho ngo tuzagire ubwo twiyunga. Urumva deja nayo mahano ubwayo ntabwo turimo kuyavugaho rumwe twese. Nagira ngo wenda mbere ko subiza ikibazo nacyo ni cyiza nako kandi no kiruganishe mu gutegura kugusubiza ikibazo cyawe bajije abaza ayo mahano ubwayo we ayabona ate ateye ate mu by'ukuri, nubwo nyine agaragara ko atabona kimwe n'abanyarwanda bose, ateye ate wayabona ate none abone gusubiza ikibazo cyawe urubajije nyine kirekeye ukuntu nyine yakimurwa no aganisha ku bwiyunge nyabwo rwose. Ijambo ni ryayo bwana François Munyabagisha. Ugize neza rwose Celestin usangane nazaga kuko ibibazo byombi rwose birasobanurana, kuko amahano uko yagenze ukurikije gacaca uko zakozwe, bisa naho amahano y'u Rwanda yakozwe n'abanyarwanda bari mu gihugu, igice kimwe cy'abanyarwanda bari mu gihugu, mbese tubivuge uko biri, byavuzwe ko ari abahutu, gacaca yibasiye abahutu nibo bakoze ngo amahano. Noneho ugasanga icyo kuvuga gutyo byibagije ko inkotanyi FPR inkotanyi zakoze amahano, ubwicanyi zarabukoze kandi n'ubu ziracyakomeza, ntabwo zahagaze kuko ni igihe hatabaye ubwiyunge ntabwo zishobora guhagarara. None ugasanga rero nka za gacaca ziraje zishyizweho ziyobowe n'abantu bakoze amahano. None urumva iyo gacaca ubundi yagombaga kuba nziza kuko igaha umuturage buri muntu ku musozi aho atuye ikamuha ijambo akagira icyo avuga. Noneho abantu mbese b'inyangamugayo, abantu twavuga bafite impagarike bakayobora ibyo biganiro, noneho ufashwemo ugaragayeho kuko ko afite ubwandure icyo gihe bakamuvura. Gacaca ntabwo yahanaga, yaravuraga. Ibyo rero ntabwo byabaye kubera yuko igice kimwe abantu barimo bayobora gacaca ni abanyamahano nabo bakoze amahano. None ikindi ni uko izo za gacaca duhereye muri 94, ariko amahano y'u Rwanda ntabwo afite imizi ye muri 94. Ugomba kuzamuka kuko inzira yose ugomba kuyigenda, kuko ugarukiye muri 94 urimo uratema igiti mu mashami, ariko mu mizi wahatarutse wahasimbutse kizagushibukana. Rero ugomba kuzamuka ukagera muri zo za 82, muri za 79, muri za 73 nanone, kuko 73 harimo ebyiri, harimo 73 ishyira mu kwa karindwi, hakaba 73 mu kwa kabiri. Umanuka rero ugenda muri za 64, uze muri za 59, 60, uze no muri za 54 yavugwa. Uko komeza uzamuka wenda we nushaka kugarukira aho ngaho basi. Ngibyo rero nsubije ikibazo cya za gacaca nuko nguko mbona zari igitekerezo cyiza, ariko ntabwo ari abakoze amahano, ndavuga inkotanyi, ntabwo arizo zari kuyobora gacaca. Gacaca yagombaga kuyoborwa wenda nk'ubu ngubu societe civile iriho, iyo ijya kubaho icyo gihe, bivuga mu Kinyarwanda sinzi ukuntu babisobanura societe civile, ubwo musomesha muraza kumbwira, nashakira ariko ndaribuze. Niyo ntabwo FPR ariyo yari igomba kuyobora, ntuza uretse na FPR, uretse n'inkotanyi, n'undi wese washoboraga kuba ari muri akora politike, ntabwo ari we wari kujya kuyobora za gacaca.
nicyo nzinenga aho n'ubu ugasanga ndumva ikindi ukigorora kintu nanone Aloys umuntu Musomesha kubera ko agendaho ikintu akunda kukivuga mbone kujya mu ijambo icyo kintu akunda kukivuga ngo Aloys Musomesha avuga ko societe civile igomba kugira uruhare rufatika mu kiriya kibazo n'akari gaciyemo kuko rwose n'ubu urimo gushyira ngo igorora Aloys Musomesha kiragitindaho cyane komeza ari guciye mu ijambo ariko nyine ngira ngo atsindaye cyane ikana kuko nibyo rwose nibyo ko muri politike urabona buri kintu cyose niba ufashe nko mu butegetsi tugenderaho bwa demokarasi bwa repubulika haba hari abantu bafite ingufu z'ubutegetsi ariko bakagira n'abandi bagomba kubagenzura ntabwo ari abantu bafite ingufu zo gukoresha ubutegetsi aribo bigenzura noneho ugasanga umuntu uza mu kunga abantu rero n'iki byose ntabwo abanyepolitike aribo bashobora gukora ubwiyunge bashobora kunga abantu bigomba gukorwa n'abantu badafite mbese badafite inyungu zabo ku giti cyabo za politike abantu baba bafite inyungu za rubanda zo kurebera rubanda abariho n'abazaza ndetse abo rero niyo sosiyete sivile sosiyete igomba kuko umusomesha bwose abivuga niko bigomba kugenda igomba kubakwa ikagira ubushobozi bwo kugira ngo igenzure abanyepolitike ubwo rero naho ubwo kuri gacaca nyine ndumva dushobora gukomeza kubiganiraho namwe mufiteho ibyo mwanyunguraho nicyo hari byinshi umuntu abona kuko ubwayo umwana apfa mu iterura ubwayo gacaca nta bintu byiza yashoboraga kugeraho mbese byitangira yapfuye mu iterura ubwo noneho ibyo yagezeho rero ni ibihe nk'ubu baravuga ngo umuntu yavuga ngo gacaca yahaye amahoro abacikacumu b'abatutsi babonye ababiciye bafatwa bagafungwa nyamara ntabwo ari byo ahubwo gacaca yishe abo bacikacumu ubwa kabiri kuko yarababeshyi bahereza abantu batabiciye ibereka ko aribo babiciye noneho urumva rero ko kugira ngo umuntu abe yariciwe noneho ukaza ukamushuka ukamubeshya ngo dore wakwiciye nguriya kandi atari byo umuntu nawe uramwishe wishe wa wundi ubeshyeye na wa wundi ubeshye uramwishe kuko noneho wongereho ko iyo gacaca nabonye ibintu bakoramo ugasanga umuntu araje ngo muri gacaca akarega umuturanyi we hari n'aho bavuga bihagaze ariko bavuga ngo yarampishe ngo ariko anyuma ibyo kurya urumva mu by'ukuri bene izo mvugo kuziha umwanya ni ukwica wa muntu urimo uvuga ngo uramuha ubutabera urimo uramwica kuko mu by'ukuri nta kuntu umuntu yaguhisha hanyuma ngo uze kuza kumugaya ko ataguhaye ibiryo kandi yaguhije yakije ubuzima bwawe aho kugira ngo umushimire ko yakije ubuzima bwawe ukaza kumugaya ngo ntaguhaye ibiryo urumva ko mu by'ukuri ubu mwambuye uwo muntu uvugishije ayo magambo ubu mwambuye ubupfura akenshi rero bene izo mvugo ntabwo zagiye zinavugwa niko njye mbitekereza niho mbitekereza nteka ko zagiye zitamikwa mu bantu batari abacikacumu nyabyo babitamikaga abantu bati mugende muvuga ibi abo babitamikaga ni bande nabo z'inkotanyi nyine kuko bakoze amashyano ayo mahano uko bayakoze igihe hatabaye ubwiyunge nyakuri barakomeza kuyakora noneho bakagenda banayatubura kandi ubwayo ntabwo yari akeneye gutuburwa urakoze cyane ku by'ibyo bisobanuro nabonye warasuwe na kiriya gitabo wari uvuye mu Rwanda nibyo muri 2013 icyo mbivugira nyine ni uko wowe wagize waturusha kubera ko icyo gihe ntabwo nari mu Rwanda baturusha kuba warabibonye bya gacaca wagiye urabibona mbese uretse n'ibyo dusoma wowe wanabibonye aho rero nicyo nanjye nemeranya nkaho nawe koko ku byerekeye na za gacaca icyo tuzinenga ni byo wabivuze ni uko ubwabyo koko kubona ukukunganira nk'uko Celestine yabivuze nanjye niko mbyumva numva ko rwose ubutabera bufasha abantu kwiyunga
butagomba kuyoborwa n'abanyepolitiki, bugomba kuyoborwa n'abantu batabogamiye kuri politiki, ari politiki ari abari ku butegetsi, ari n'ababurwanya. Ntabwo abanyepolitiki, nanjye rwose aho nkunganira n'ibyo Celestine yavuze niko byemera. nka kuriya nk'uko wigeze kuvuga ko uti gacaca za kera, ndumva izo washatse kuvuga uti gacaca ya kera yaravuraga. Hariya ntabwo za gacaca nkunganira uko twabikurikiye, ntabwo zafashaga abantu kwiyunga, zarahanaga. Abantu bayoboraga bari muri za gacaca bari abacamanza. Umucamanza ntafite ububasha bwo kunga abantu, aca imanza, aravuga ati wowe uratsinze, undi aratsinze. Ubwabyo ibyo ngibyo ntabwo ari ubutabera bwunga, ni ubutabera ni ubucamanza, ni ubucamanza. Kandi uko twabyize urabona ko mu mateka abantu bakuze kuturusha bavuga ko kera za gacaca nyazo za kera zafashaga abantu, zari zifite intuza yo kugira ngo abantu abari muri ubwo butabera zibafashe kwiyunga no kwiyunga na rubanda, ntabwo ariko byagenze. Mu ngingo nk'izo wavuze z'uko nyine hari n'abantu barenganyemo benshi bafungwaga batarakoze ibyaha cyangwa bakabekerwa. Ntibyumva ko ntabwo ari ubwiyunge byageza ku bwiyunge nyakuri mu gihe muri ubwo butabera hatarimo ukuri, harimo ibinyoma, harimo abantu babeshyera abandi. Niho iki gitabo nagishimiye byo ko nawe wavugaga utsindagira ku kintu cyo kuvuga ubwiyunge nyakuri. Aho ngaho rwose turi kumwe. Ni naho uvuga uti ntabwo inzego nk'izo ngizo zishinzwe gufasha abantu kwiyunga, zagombye gufasha abantu kwiyunga aho kugira ngo zice imanza. Abacamanza barahari, dufite inkiko zirahari, ariko inkiko nka za gacaca ziyobowe nk'uko wabivuze n'abanyepolitiki, abari n'abanyepolitiki FPR, kandi nanone zirimo abacamanza bo muri FPR. Abacamanza ari abacamanza. Aho ngaho murumva ko ntabwo byari kujyana mu bwiyunge, zari gushobora gufasha abantu kwiyunga. Zaciye imanza kandi nanone zica mu buryo butari nyabwo, mu buryo bwuzuye, kubera ko nk'abantu bacaga imanza turabizi ko ku mirenge ni abantu batize amategeko rwose, tubivugisha ukuri, ni abantu batize amategeko ku buryo bari gusobanukirwa n'ukuntu baca urubanza maze nka ziriya zikomeye cyane. Rero ko wabitangijeho uvuga uti harimo noneho n'abantu babaga barakoze ibyaha nyine amahano bo muri FPR, ariko batigeze bakurikirana n'izo za gacaca. Urumva ko inkiko zikurikirana igice kimwe ntizikurikirana ikindi. Aho ngaho nta kigenda, aho nta kuri kurimo. Nibo bwa bwiyunge nyakuri naho buzaburira nyine. Ndumva sinzi niba nakujuje neza uko byagombye François. Nibyo rwose, ni ibyo ngibyo turuzuzanya neza. Bivuze neza cyane ari aho ngaho rwose niho aho rero hari ikibazo nyine nakubajije, ndetse ubona nyine byagenda guterwa aho ngaho wabaye nk'ubikomaga bavuga uti sosiyete sivile mu Kinyarwanda wamajije kuvuga ko mu Kinyarwanda nibyo ntabwo byoroshye, ariko twavuga ko nta bantu bose ari amashyirahamwe n'abantu ku giti cyabo, ariko batari mu mashyaka ya politiki, batagamije ubutegetsi, ahubwo barwanya akarengane aho kaba hose, ari abari ku butegetsi, ari n'abatari ku butegetsi barwanya ubutegetsi, ariko abo ngabo muri sosiyete sivile ntabwo bagira aho babogamira, muri politiki. Ashobora kuba ari amashyirahamwe n'abantu ku giti cyabo. Nk'ubu ngubu nkatwe muri sosiyete sivile, muri nama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile, turi abanyamuryango, ntaho turi mu mashyaka ya politiki. Bakaba ari abantu bigenga, bafite ubwigenge, bashobora kurwanya akarengane aho kaba hose. Nuko nabivuga mu Kinyarwanda, amagambo wavuna muri sosiyete sivile yigenga rwose. Nanjye ibyo ni ikintu nkomeraho cyane ku giti cyanjye, ndetse no muri sosiyete sivile, niko muri nama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda niko tubibona. Sinzi niba Celestine hari ikibazo wabaza François kugerekeranye kugira ngo kugerekeranye n'inkiko za gacaca kugira ngo tugenda no ku yindi ngingo.
urakoze bwana Aloys Musomesha, nubwo nari nirinze kunyambacamija ko navuze ko ikiganiro ari icyanyu ari mwe oya ni icyacu twese nta kibazo ariko rwose. nanjye nyine sinabura utubazo ngenda mbaza nyine nari nkari ahantu rwose wumva we abona nyine ikintu cyitwa amahano deje ubwo atabanwa kimwe byabisobanuye rwose neza birumvikana. Nagira ngo rero habongewe nge nko ku yindi ngingo yindi wenda ngiye nko kuri nabyo n'akabazo gafata rwose iyo se iyo avuze ati ubwiyunge nyakuri kari tugitangira yaramubwiye ko iryo jambo numvise yarivuze aritandukanye n'iyo nteruro bavuga ati ubwiyunge nyakuri. None se ntiyafashe ubwiyunge bavuga mu Rwanda muzi ko mu Rwanda muri kano kanya batubwira ko ubwiyunge bushobora kuba bugeze hafi kuri 90% rwose uko abanyarwanda rwose barimo kwibiyunze nta kibazo kigihari nta moko ari mu Rwanda abanyarwanda bose mbega bari n'abanyarwanda bimva nyine ko abanyarwanda nta mututsi kibaho nta mutu bamo nta mutwe ubaho nta mutwe kiriyo. Ese wowe ubwo bwiyunge nyakuri urimo kuvuga ubutandukanye ute n'ubwiyunge uvuga mu gihugu cyacu bwana François Munyabagisha? Reka buriya bwo mu gihugu cyacu twabishakira irindi jambo ahubwo sinzi ukuntu bizanagenda kurabona biriya byo mu Rwanda bigeranya iriya jambo ntabwo bagombye no kurikoresha bavuga biriya bakora ntabwo ari ubwiyunge kuko ntabwo ari ubwiyunge yabaye ngombwa ko nshyiraho nyakuri kuko mu gihe nandikaga igitabo nanateganyaga kujya mu Rwanda nagiyeyo koko nagezeyo icyo kintu barakimbajije batese kuvuga ngo ubwiyunge nyakuri ubundi bwo dukora si ubwiyunge noneho baranambwira ngo njyeyo ngo kureba uko bakora ubwo bwiyunge ngo noneho ngo mbone kubabwira kubacaranje kubapinga kuvuga ko ntari no badakora ubwiyunge nibanze njye kureba njyayo njya kureba ukuntu bakora koko ariko ibintu bakora n'agahomamunwa nta kandi gahomamunwa rwose kuko wasangaga bibereye muri propagande yo gutsinda intsinzi ya FPR noneho ugasanga amateka yose bayakubisa hasi. U Rwanda rwatangiye kubaho ari uko bahageze, u Rwanda rwa kera ntiruriho. Noneho ugasanga amateka barimo barayandika bundi bushya. Urugero rwose rimwe nagiye mu nama hanyuma uriya Kaboneka yari atari yaba minisitiri akiri depite akora no muri kabine yo kwa Kagame, noneho atanga ikiganiro asobanura ukuntu Gitera yanditse ngo amategeko 10 y'abahutu, noneho anasobanura ukuntu rwose ngo kubera ayo mategeko ngo Mbonyumutwa yatangiye gukora jenoside kundiza. Nuko gucya akora ndamukosora mubwira ko ibyo byayo mategeko yitirira Gitera ko atari byo, ko niba ashaka gukoresha izina Gitera azajye akoresha umugani uvuga ngo wikwica Gitera wica ikibimutera, kandi uwo mugani ntabwo ari Gitera wanditse, wanditswe n'umwami Rudahigwa. Nuko noneho musobanura ko ibyo bintu by'ayo mategeko ari byanditswe mu kinyamakuru Kangura, ariko kugira ngo anyumve byabaye ngombwa ko mubwira nti ekute iyo Kangura mvuga utaza kuyitiranya na Kanguka, ni kuko Kanguka njyewe ndi mu bayishinze yumva muhaye agashya. Nuko ariko bo utandukanya Kanguka, noneho discussion ibiganiro bigana kuri Kanguka na Kangura, ariko nyuma yaho aza mbese ubwo ajijisha. Nashaka kuvuga rero ko ibintu bariya bakora ntabwo ari ubwiyunge, ahubwo bo bashaka gutsindagira intsinzi yabo. None ugasanga barimo barahanagura amateka bayandika bundi bushya, bikaba mu by'ukuri uburyo bwo kongera kwica abanyarwanda. Ni ubundi buryo ubwo dushaka kubiganira birebire, ariko nakwereka ko ari ubundi buryo bwo gukora jenoside uyikorera abanyarwanda bari mu Rwanda, ubumvisha yuko u Rwanda rwongeye kubaho, u Rwanda rubayeho ari ukubera ko inkotanyi zishe, kuko mbere u Rwanda rutariho. Ni ukuvuga ko abanyarwanda batariho mbere,
ntibariho. Ubwo ni ukuvuga ko abanyarwanda ba mbere bose umaze kubatsembura barangije, kuko buriya jenoside ntabwo ari ukuvuga ngo ni imipanga gusa, no kwica umuntu mu bwonko, mu mitekerereze ye, mu mibereho ye, mu bwigenge bwe, burya nabyo ni indi ntera ya jenoside. Noneho rero ubwo nyine ngibyo nyakuri, ubwo mu Rwanda rwose ntabwo ari ubwiyunge, ni uburyo bw'iyo nyine burakorwa na politiki n'inkotanyi, ni abanyepolitike babukora, bakabukoresha mbese nk'uko bakoresha ubucamanza. Ubutabera mu Rwanda ntibubaho, babugize nabo igikoresho cyo kugira ngo bahigike cyangwa se bice bafunge uwo batishimiye cyangwa se utabakomera amashyi. Ubwo namwe hari ikindi mu bitekerezaho ko twagenda twumvikanye. Nibyo, ariko rwose hano hari nk'ahantu ugerageza kuvuga ibintu byitwa ngo imihigo n'ibipimo nyine, kuko bafite ku bwiyunge bwabo ngo bafite ibintu bahera babipima bavuga bati dore guhera ku ngingo iyi n'iyi abanyarwanda bageze kuri kana ku rwego runuru, ariko hari naho bagera bakavuga bati ese nk'ubu ngubu ngo abanyarwanda ngo bashobora kumva ngo bibaye ngo bishobotse bakongera gukora jenoside, ugasanga bibaye byinshi. Abanyarwanda bibona mu bwoko, ugasanga bibaye byinshi. Usanga nihere ku bipimo byabo ubwabo bitangira, ugasanga ubwo bwiyunge bavuga bugera kuri 90 kangahe, busa nkaho rwose nabwo umuntu yawe kubaza ibibazo bikomeye cyane. None rero wowe hari n'ahantu nabonye hano, reka mbwire Celestine. Yego, komeza. Nyina nagira ngo rwose najya kubwira. Yego, komeza bandwire. Najya kubwira jambere inkotanyi. Ndakubwira ko nageze mu Rwanda muri 2013, ngiye nsa naho numva rwose ubwo najyanye imishyikirano nabo urwego rwo hejuru, nzi ko ngiye kubabwira rwose tukaganira tugakora ubwiyunge nyakuri. Ariko ngezeyo bankondaguye imponje ku gahanga, bambwira ko ntagomba gukomeza kuvuga ko FPR bicanye ko banicana. Nakubiswe inkonje ku gahanga, navuyeyo meze nk'umuyisilamu mfite agashyundu hano mu gahanga, ariko nagize amahirwe kuko bambwira ko ubu mutwe bagomba kuwusatura. Noneho rero bariya abantu ziriya nkotanyi bo mu mitwe yabo bitoraguriye igihugu. Noneho icyo gihugu ni ukuvuga ngo abanyarwanda nabo bavanye za Bugande, mbivuge gutyo, nibo bakwiye kuba abanyarwanda. Abandi bose kuri bo bashira, kuko kuri bo bumva ko nuzanamo ikintu cyo kuvuga ngo abanyarwanda bari mu Rwanda n'abandi wenda bavuye za Burundi, za Kongo cyangwa se n'ahandi, nubazana bishobora kuzabaviramo nanone kuzongera gusubizwa hanze. Byabaye ngombwa rero bumva ko bo igihugu bagishyikiriye ko iyo bavuga rero ngo ubwiyunge cyangwa bakazana imibare, mu by'ukuri iyo mibare baba bakoresha bo aba ari ibintu byo guhuma abantu, byo gutekinika. Ariko mu mitwe yabo baba bibaza bati ese tugeze ku cyiciro cyangahe duhonya abanyarwanda twasanze mu gihugu? Ese ese baracyari menase, baracyatubangamiye? Tugeze ku gipimo cya kangahe tubahonya, tubahindura zero? Nicyo bababara. Ubwiyunge rero bwabo baba bavuga ngo ubumwe, iyo bavuga ngo amoko ntabaho n'iki byose, aba ari uburyo bwo kugira ngo bumvishe ko abanyarwanda batanabaho. Noneho bakazana ibyo bipimo rero bagenda bazana, naho bizera ko baba bihenda, baba bumva yuko bamaze gushyikira ubutegetsi bwabo, bamaze kubumeza, gushinga imizi kugeza kuri 95%. None iyo bagarutse rero bati habaye jenoside, hongeye hakaba ibintu bikomeye byatuma jenoside yakongera ikaba, ni icyo nyine kikwereka nyine aho bo batekereza, aho bagana, ko babazi neza ko nabo iyo jenoside ntabwo yakozwe n'abantu 95%, yakozwe n'abantu batarenga 5%, nibo bayikoze. Nuvuga rero yuko niyo mwaba mumaze kugira ngo gushyikira ubutegetsi kugeza kuri 95%,
umwe ku ijana mutari kumwe ashobora kuza gukora jenoside kuko iriya jenoside ntuje na janisa ngewe nabitangiye ntuza ntabwo wasanga abantu baregwa jenoside yabaye muri 1994 ngo ugere hejuru ya umwe ku ijana ntibishoboka nubabara ukagenda kuri buri musozi ugakora koko ukabarura ukanyuza ugakora ukuri koko ntabwo uzarenga umwe ku ijana ntibishoboka ariko nanjye n'ubwo ashobora kuba ari mukeya ni muke kabemu cyane sinzi nta wa mugani biragoye kugira ariko kabemu umwe ku ijana kuko inofupa nako ntabwo twagombye kuvuga yenda gukora jenoside ko ari ugutema ko ari abatemanye gusa kuko burya byakozwe mu buryo bw'ingeri nyinshi hari abatemanye n'abarasa abandi gutya mu buryo ibikorwa nyine bihita byica abantu ariko hari abandi bakoraga ibindi bitera inkunga abo bantu ku buryo ntabwo twebwe ntitujye mu mibare natwe kubera ko imibare ntawamenya ibyo ntabwo atari nacyo cyavuga jenoside n'uza ariko gusa icyangombwa nicyo ngicyo twavuga nk'ibyo wari urimo uvuga ku byerekeranye na politiki byerekeranye na politiki y'uko nyine ubwiyunge burimo politiki nk'uko kuva ko ishyaka riri ku butegetsi ari ryo ndakora ubwiyunge aho ngaho niho bigore naho wala Celestine hari icyo yashaka kuvuga mbabarira gatoya nkwereka ukuntu ibyo bintu bigira iyo tuvuga jenoside ikibazo umuntu wakoze jenoside urumva hari abantu hari abantu bagiye barega ngo kubera ko wenda yakoze indirimbo akayizera ngo yakoze jenoside urumva noneho hari n'undi koko wagiye agafata umupanga akajya gutema mugenzi we cyangwa se akagambana kugira ngo bateme cyangwa bice kanaka cyangwa se bamwirukane ahundi ibyo mbishyira muri jenoside noneho nufata twari dufite komini 140 ahari muri buri komine habagamo amasegiteri nk'icumi ubwo turagiye tugeze nk'amasegiteri 1500 muri buri segiteri ugiye ku musozi ushobora gusanga k'uwo musozi muri segiteri hatarimo abantu barenze 50 koko bijanditse muri jenoside muri segiteri murebe segiteri fata abantu 50 muri segiteri ni abantu benshi cyane bagiye bajya gushaka abo bica bijanditse muri jenoside duhere kuri babandi baba planificateur n'abandi baba executive 50 muri buri segiteri dufite amasegiteri 1500 ubwo se urumva tutari mu 1080 1080 ntabwo turi mu 1080 rero ni kimwe cy'ijana cya miliyoni 8 twari dufite nuko mbibara ngewe nshobora kuba nibeshya ariko nuko mbibara nufata abantu 50 muri segiteri buri segiteri twari dufite amasegiteri 1500 naho ngaho uragera urumva rero ariko iyo baje ukaza ni kwa bwiyunge nyakuri tuvuga ifo ko tugenda tukamanuka ku misozi tukareka abaturage bakatubwira atari twe tugiye kubabwira bakatubwira bati kanaka yijanditse gutya na gutya ariko kugira ngo babivuge nitujyayo twitwaje imbunda tubatera ubwoba tubabwira tubatamika mu kanwa tubabwira ibyo bagomba gukora undi muduhereze kanaka ko mutavugize bimuvugaho ntabwo ari byo niyo mpamvu ubwo twabivugaga ubwiyunge nyakuri bugomba gutegurwa na société civile ntabwo ari abanyepolitike si abasirikare ntabwo ari n'abacamanza ashwi sina n'abanyabahanga ye ubwo kwari kuyo mibare kuko nibyo koko imibare tugomba kujya tuyitondera ariko nanone iyo tujanisha iyo tuvuga igitekerezo cya mbere cyangombwa nuko mu by'ukuri iyo urebye muri société mu gihugu icyo ari cyo cyose abantu batera amahano ntabwo ari abantu benshi ni abantu bakeya ayo abantu bakeya bibye umugono abantu benshi none ugasanga barakuruye babonye amaradiyo babonye imbunda babonye icyo gihe bashobora kumena amaraso ibintu bikazamba abantu bakeya
nicyo gitekerezo nashaka kuvuga. wenda byerekeye imibare ntabwo twabijyamo cyane yego kuko ntabwo twabikoze ubushakashatsi bwimbitse, ariko ikigaragara nibuka ko hari nka universite yo muri Amerika igeze gushaka gukora ubushakashatsi ngubwo igira ngo igere ku mubare koko wa nyawo w'abatutsi baguye muri ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. byari byoroshye cyane, kwarukuye nyine mu maserire ku murenge kuri buri musozi iti hari kwa kanaka yari umututsi yishwe yapfuye yicwe, ndetse ushatse rwose icyo gihe washobora kuba wanamenya yishwe n'akana ko kubyuvuga mu kanya, ku buryo washobora kuva muri serire kuzamuka no kuri nyumba kumi serire segitero ukazamuka rwose ukaba wagera ku mubare ugaragara ufatika w'abantu kuko baguye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko ndetse ukaba wanaweraho ukavuga uti hari interahamwe hariya uriya niwe watemye abantu kwa kanaka rwose igenda byoroshye cyane kuba wageraho. Ariko mwibuke ko leta y'u Rwanda yahise ibyamagana cyane, ndetse iyo abaprofesori babirukana bari barangije agapande kate k'u Rwanda gusa, noneho bazi ko ari cyo extrapolation imare bagezeho nayo nyine ntiwavuga ko ari ukuri kuko nyine ntabwo batwundi ko barangiza igihugu cyose. Ariko impamvu yatumye babuza nuko babonaga bati imibare yacu namara kutwereka imibare koko ivuye ku isoko rwose, ihereye ahantu ibintu byaturutse, bizagaragara ko koko ibyo turimo kuvuga ubu ari ugutekinika, bigaragara koko wenda gusa nongeye mvuge rwose kandi ko nibyo ko nta mibare kugeza ubu dufite yaba yabakoze jenoside yaba yabayiguyemo ifatika. Gusa ikigaragara nuko imibare ngubu igenda itangwa ahantu hose ari imibare isa nkaho itekinitse nkoresheje ijambo ry'iwabo n'ukuntu rimeze. Agira ngo nyine mu gutera imbere mu kiganiro sinzi wenda ruzi ari ikindi kibazo afite, ariko ngiye mfite utubazo twinshi cyane kuri kino gitabo ko ngiye ngifite hano mu ntoki rwose muri ahantu myereke nabo mva radio n'abari baradio rwose ngifite hano mu ntoki. Ni igitabo ngiye cyanshimishije nanjye rwose ngisoma cyane cyane nge nakunzwe cyanditse kuri kucyandika kuri wabikoze wabigendereye gusa mbwira mva radio muri ko ari igitabo cyanditse ku bintu byenda gusa nkaho ari ibisigo, ndetse ku bantu batazi Ikinyarwanda neza, batazi n'abantu b'abana bakiri batoya, nakeretse nk'abana banjye rwose kandi bakuru bagize, ariko kugira ngo azashobore kwisomera igika kimwe yumva igikubiyemo byari ingorabahizi. Ese kubyandika gutya ntibyakujemo gutya gusa cyangwa wari wabigendereye kubyandika bisa nkaho ari igisigo no kwandika mu gitabo cyose? Bwana François Munyabagisha, ubundi kwandika mu Kinyarwanda mu by'ukuri bwari nk'ubwa mbere ngerageje kwandika mu Kinyarwanda. Ubundi nandikaga mu Gifaransa cyangwa se ngakora inyandiko ngufiya mu Cyongereza, ariko mu Kinyarwanda bwari ubwa mbere rwose, bivuge gutyo. Noneho ariko Ikinyarwanda ngiye nkagikunda ko mbona ko kirimo ubwenge buhanitse, harimo ubugeni buhanitse, noneho n'amasomo menshi. Noneho mu Kinyarwanda nakomeje kwibaza avuga ariko ko burya ikintu gituma umuntu avuga ati ndi umunyarwanda, ikintu cya mbere cyagombye kuza ni ururimi. Noneho niba twizihiwe no kuba abanyarwanda, twagombye no kwizihirwa n'ururimi rwacu. Ururimi rurizihije. Noneho rero ubwo rero njya kwandika navuga nti rero ngiye nanjye gusa nkaho nkina umupira, ngiye gukina umupira n'amagambo ari mu Kinyarwanda. Noneho ubundi kugira ngo mbese nkomeze kwandika numva bindyoheye, nanjye nandike bindyoheye ndimo nkina, byabaye ngombwa rero ko niga ngerageza kugenda nandika gutyo. Ariko natekereza avuga nti wenda n'umuntu uzagisoma nawe bizamuryohera, bizagenda bimuryohera, nawe bitume agisoma. Ariko nanone hakaba ikindi kintu nashakaga, nuko ndazi ko Ikinyarwanda ijambo rimwe ushobora kurivugisha ibintu byinshi kandi byubaka rimwe gusa. Ndavuga nti niba ngiye kwandika mu Kinyarwanda, reka ndiba abanyarwanda bacu bakera, umuntu uzagisoma
reka mwandikire ku buryo azajya asoma yumviriza nka kwa kundi mbese kera umuntu yasomaga abantu bakuze basomaga urwaga ugasoma agashyira mu ijigo akumviriza ngo yumve uburyohe noneho nawe yavuga ni umuntu uzasoma ntabwo ari ibintu byo guterura ngo ntamike abantu ngo nibafate oya ndagira ngo abantu bazajye basoma bashyire mu bwenge bwabo babyiyumvishe babigire ibyabo bibinjiremo koko bibinjiremo bibe nabo bibabera umusemburo ku buryo mbese batazajya banakenera wenda kuvuga ngo ibi bintu nabisomye kwa Munyabagisha akumva rwose byamugiyemo nicyo nari ngamije noneho nkavuga nti umuntu utazagira udafite umurava wo kuvuga ngo mbese reka umuntu ufite ubunebwe bwo kuvuga ngo ibi bintu birakomeye ntabwo nabisoma ubu ntabwo ariwe nabwiraga kuko nta nubwo tumukeneye mu gukora ubwiyunge nyakuri uwo nguwo yajya mu bwiyunge busanzwe bwo guhorera ariko rero ubwiyunge nyakuri busaba ko abantu rwose baba bafite umuhate bagashikama atari abantu bavuga ngo ngirira bwangu oya nta bwangu mu bwiyunge nyakuri irimo inzira ni ndende niyo mpamvu rero navuga nti abantu bazasoma bazajya basoma bagomba nabo kujya gushakisha mu bwenge rimwe na rimwe biba ngombwa ko yibaza ati ariko mama hariya yashatse kuvuga iki ariko mu gushaka kuvuga icyo nashaka kuvuga ashobora no kubona n'icyo ngewe ntanatekereje kandi cyubaka kijyana mu nzira nziza twuzuzanya nibyo rwose ibyo uvuga nibyo kuko nanjye kandi nkuru rwose nkuru Kinyarwanda kandi ibintu byitwa byerekeye imyandiko n'ikindi byo nize kubona izindi ndimi haba muri segonderi haba muri universite nibyo nize rwose ku buryo nanjye kugira ngo nsome buri gika najyana nkagisoma kabiri nkongera ajya kivuga ntabwo ushobora gusoma gutya inshuro ya mbere nguhite ubona ibyo washatse kuvuga uwo mwanya biragusaba kubanza twongera ugasubiza ubwenge impembero ugatuma impembero ukongera ugatekereza ukareba ese nibishaka kuvuga ukabyumva rwose ku buryo bigize njye ntangira rero kubaza kuki avuze ngo Rwanda amahinduro nari nzi cyangwa se nk'amapaje nka 20 ntarashobora kwiza impamvu amahindura ni iki ku buryo rwose wenda ushatse no gusogongeza gato kugira ngo wenda utamaze amatsiko abumva radio umugenge bacu no nyine kugira ngo nabo bagira inyota yo kukigura ariko utubwiye amagambo avunaguye ukuntu wakise amahindura byo wabitewe n'iki bwana François Munyabagisha amahindura mu by'ukuri njya kubona iryo jambo risa naho ryajemo ntekereje igitabo hari umugabo wari umunyamakuru yanditse Jean Baptiste Nkuringoma yanditse igitabo akita Impundura yanditse igitabo akita Impundura noneho rero ubwo njyewe ndimo nshaka muri bya bindi nyine byo gusiga ijambo Impundura rindimo none avuga ni oya njyewe ntabwo ari Impundura ahubwo ni amahindura ariko amahindura uzi ko kera byavugwaga mu mahindura mu mukino w'umupira amakipe yarakinaga noneho byagera bigiye kugera aho birangira nyine hakaba amahindura niho byabaga bishyushye cyane butangiye kujya kwira ku buryo nyine hari igihe amahindura yazaga nyine ikipe yari yatsinze igatsindwa ubwo rero ngereranya n'ibyo turimo ndavuga turi muri 2012 noneho ngereranya ndavuga ibi bintu byo muri FPR byo mu Nkotanyi irimo irakina mu kibuga yakina n'abantu batahari niyo yikinisha ariko noneho hagomba kuba amahindura duhindura amazamu noneho hazemo n'abandi bantu mu kibuga bakine ibintu bihinduke aho ngaho mbese niyo shusho y'umukino ariko nanone nkavuga ni ubu bwiyunge u Rwanda tugiye mu mahindura ariko ubwiyunge ntabwo bugomba gukorwa bugakoranwa impumeko nziza nk'aya mpumeko mbese abantu bagirana ishyaka bakina umupira ariko atari bya bindi byo gukina barwana bagakina bumva yuko umwe
utsinda amfite arabatsinzwe, utsinzwe nawe araba yatsinze, kuko bose bakinaga n'ibyo ngibyo, ariko bakagira ikintu cyiza bageraho muri ibyo. Ngaya mahindura rero. urakoze. Ikintu nanjye nashimiye iki gitabo cyane no kukuza nabyo wanavuze kare, by'uko ubwiyunge nyakuri bitagombye kuvuga ngo barahera mu mwaka uyu n'uyu. urabona ko kivuga rwose igitabo cyanditse mu buryo bukurikije ubishyiramo ibintu by'umuco nyarwanda, nyine ubwabyo cyanditse mu kinyarwanda nk'uko tumaze kubivuga, umuco nyarwanda, ariko ukavuga nyine no ku mateka. Ku mateka rero nibyo wavuga, ugeze kuvuga tugitangira uvuga uti ubwiyunge ntabwo wagombye kuvuga ngo urabuhera ku mahano ya jenoside n'ubundi bwicanyi butitwa jenoside guhera muri 1990, ugomba kuzamuka ukajya mu mateka y'igihugu, kubera ko tuvuye nka FPR ntabwo gutera igihugu, ntabwo yateye igihugu gutya ngo byaje gutya, bifite aho byaturutse, bifite impamvu bagiye babaye impunzi. Ibyo tukagera aho ngaho hose ku buryo bigiye mu mateka, ni naho wanamenye n'aba bandi bicanye icyabateye kwicana byatewe n'iki. Nibyo wavuze umugani aho kwica gitera wica ikimutera. Dushaka icyabibateye, byagenze gute kugira abantu bagezeho kugira ngo bageraho bicane. Ntabwo byaje umunsi umwe, ntibyaje ku ngoma ya Habyarimana, ntibyaje aho gusa, na mbere ubwicanyi bwahozeho kandi bwo kwicana hagati y'amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa. Ibyo rero nicyo kintu koko rwose numva twagombye kuzuza ku byerekeye n'ubwiyunge dusanzwe tuvuga, ariko tugashaka kuri mu mateka no kugira ngo bwa bwiyunge nyakuri tuzabugeraho, ari uko turane kumenya iki cyabiteye ibyo byose, byaturutse hehe, byageze abantu baje bati kubera ubutegetsi bwariho bwa Habyarimana. Ese mbere yaho nta bahutu bigeze bicwa bazira ko ari abahutu? Ese nta batutsi bigeze bicwa bazira ko ari abatutsi? Cyabayeho. None se kuki ibyo urumva ko nicyo kintu kibura? Wenda nibyo uvuga uti mu mahindura rero, mu mahindura yenda tuzabona niho twagombye kuzabonera, niko ngiye mbitekereza, wenda tuzabonera noneho bwa bwiyunge nyakuri tuzavuga muri aya mateka yacu ko twayabayemo. Sinzi niba byaba naba nujuje ibyo uvuga. Ni ibyo rwose, ahubwo tukongeraho n'ikindi kintu uvuze nk'abantu bishwe ko ari abahutu, abantu bishwe wenda ko ari abanyenduga, abantu bishwe ko ari abakiga, abantu bagize bati uretse no kwicwa bagiye babura, bakimwa akazi, bakimwa amashuri, bagahigikwa bagashyira hariya kubera ko ari aba. Ariko ibyo nabyo byakubera ko mu mahindura, ibyo byakubera ko turabyireka tubivaho. Hano tukareba iyo tugiye mu ikibimutera, ari ahantu abantu bavuga ngo abantu bapfa ngo ubutegetsi, ariko ntabwo ari byo. Nta bantu bapfa ubutegetsi, nta bantu bapfa ubutegetsi. Iyo abantu barebye neza, bahumutse, bafite uburere, ubumenyi bwiza, ntabwo bapfa ubutegetsi. Donc si ubutegetsi bapfa rero, bapfa igituma babona ubutegetsi mo indonke. Icyo gituma babona ubutegetsi mo indonke nicyo tugomba kujya kureba, tugashaka ni iki kintu. Noneho kuba umuntu areba undi akamubonamo umwirabura, bijya bimbaho nkaca nk'ahantu mu mujyi, nkabona umwirabura, kuko hano abirabura turi bake, ngahagarara nkamureba, ariko nanyura ahantu hari abazungu benshi ntawe mpagarara ngo murebe. Icyo kintu gituma ngo kubera ko mbonye umuntu tujya gusa ngaho ngiye kumureba, icyo ni iki kintu cyitwa kwironda. Icyo kintu cyitwa n'ubwoba, gihishe ubwoba mfite, ubwoba bwo kumva ko ndi hano ndi umwe, ugasanga ndimo ndashaka kujya kwironda. Hakaba hagisha ikintu cyo kwipfobya nanone cya complexe, kumva ko ndi hano ndi umwirabura, abana abazungu. Ese nabaye umuntu, nimba umuntu, niyumvemo ko ndi umuntu, ndeke kwibonamo umwirabura. Nimbe umuntu, ndeke kwibonamo umuhutu. Nimba umuntu, ndeke kwibonamo umututsi. Nimba umuntu, ndeke gushaka kujya kureba ngo ese ngo kanaka ngo ni umukiga n'umunyenduga. Nimba umuntu n'undi yaraba umuntu. Noneho ikibeshaho umuntu ni iki?
umuntu dukenera umwuka duhumeka. Ubufunge urabona umuntu araze nankubita ku munigo sindahumeka, nantiriza ishubuka ndihambira niyo guhumeka mbura umwuka birarangira. Hano ngo umwuka ibiryo twe kwiga tubivuga ku ibiryo umuntu ashobora kumara iminsi 70 atariye, ariko umwuka ni amasegonda. Uwo mwuka nyamara umva barengeye gukoresha ishusho ariko ngiye kurikoresha kuko ni ibintu bikomeye. Uyu mwuka duhumeka ntabwo ugira umupaka, ntugira ubwoko, ntugira iki, nta mupaka ugira. Yemwe nta nubwo uhumekwa n'abantu gusa. Ingurube irawuhumeka uwo mwuka ugakomeza ukaza ukanzamo, nkawuhumeka umuntu agahumekera hejuru no hasi, wa mwuka ugakomeza ukagenda ukazagenda ukajya mu wundi yaba umuzungu na kwa papa ye ujyamo. Uwo mwuka wanyuzemo uragenda ukajya kwa papa nawe ukamunyuramo. Umwuka turawukenera, duhana umwuka mwiza. Ibyo bintu tumaze kubyumva ko abantu ntabwo dukeneye kuvuga ngo turi bamwe, ngo turi bene umugabo umwe, ngo turi abantu. Umuntu dukeneye uwo mwuka. Noneho tuzakenera n'amazi. Mwibaza amazi tunywa amazi tunywa jyewe nabisobanukiwe ugeze inahangaha mbaje ntariko aya mazi agera mu ngo hose yavoma mu yahe masoko. Bati yo hariya hari umugezi hariya hepfo, ati basubira mugezi ko anonose amazi yo mu misarani dukoresha ajyahe, batajya muri uriya mugezi. Hanyuma amazi n'inkari zanjye zijya muri uriya mugezi, bati hanyuma akongera akagaruka hano mu ntuza tugakoresha. Bati none uva yuko inkari za kanaka ntazi ziraza nkazinywa nawe akanywa izanjye, ibintu byose donc nuko nguko bimeze. Bati donc burya abantu twese turanywana. Urumva rero ko turi abantu, ntabwo dukeneye ibindi byo kuvuga ngo iyo umuntu urekera kwigira. Ibyo rero turabikenera kugira ngo cya kindi kidutera kutumvikana ngo tunywane ni ukutamenya agaciro k'ubuzima, ni ukutamenya n'uko ubuzima bwacu buteye, ugasanga tugiye kwironda kandi atari byo. Byinshi navuga byinshi byavuye, ariko hari ikibazo ndashaka kubaza nyine kubyerekeye n'igice gikomeye kijyanye no kuri aya moko. Igice cya gatanu uvuga imizi y'amoko n'ubwoko, ko aho uvuga nyine amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa n'amoko gakondo, n'amoko gakondo y'abanyiginya, abasinga, abagesera, abaziga, ababega n'ayandi. Ni igice nacyo nakunze cyane kubera ko ubisobanura mu buryo nyine mu buryo uvuga uyatandukanya. Wagira ikintu bitubwiraho muri make, kubera ko iki ni ikibazo nacyo gikomera, kuko dukunda kuvuga abavuga bati ayo moko y'abahutu abatutsi si amoko, abandi bati ni amoko ariko si amoko, abandi batariho ariko atariho, abandi bati ni feki, ahubwo ubu ngubu n'ibindi bavuga bati ayo moko ni feki, abandi bati ni feki, ntabwo ari amoko nyamoko. Nanjye mfite uko nibyumva ngita amoko ya politiki, ariko ntabwo aribyo byanzanye. Wowe rero muri igitabo uyavugute, ndetse uyavugute tuvuge n'aya moko nyine gakondo navuze, uyavugute ubyumvute kubyerekeye n'aya moko, wumva wowe ku bwawe ubyumvute ko aya moko uyabona ute? Uko mbyumva amoko y'inyabutatu, wenda dushaka tuyagira inyabune, ndaza kwenda kubabwira impamvu uvuga inyabune. Ariho kuko hari ikiyashyiraho, igituma abaho kirahari. Ariho mvuga inyabune kuko nimureba amoko mu ndangamuntu ya gatatu, ngira ngo imwe y'icyatsi, handitsemo ubwoko Hutu,
twa tutsi na naturalize ndakeka numva ari byo ni bune rero numva rero ko u Rwanda kera nyamara muri modeli ya kabiri imwe itukura yo muri 64 ngira ngo bayishyize muri 64 ivaho muri 81 na rimwe ndakeka 81 cyangwa 7 inani na rimwe ngira ngo yavuyeho hazaho y'icyatsi ntabwo mbyizeye neza imibare amatariki ariko iyo ya kera ya modeli ya kabiri y'umutuku harimo ibintu bibiri handitsemo ngo ubwoko munsi y'ubwoko bagashyiraho etuni noneho etuni entre parenthèse bagashyiramo ngo hutu twatutsi noneho hejuru ubwoko hakaba utunyerezo abantu bagombaga kwandikamo ubwoko ubu musomesha yavugaga bw'ikiryango bwa gakondo umugesera umuzigaba umusindi ubwo nibwo barabwandikaga nk'uko bandika izina ryawe bakandika izina ry'umubyeyi aho ukomoka n'umukono neza n'ubwo bwoko barabwandikaga noneho hakaza hasi ngo etuni ariko etuni iryo jambo ntabwo mu kinyarwanda twarigeraga nta kinyarwanda rigira baryometse ku bwoko bwari ubwoko bw'ikiryango ntabwo ari ubwoko etuni nta bwoko noneho rero mu kubifata byombi bagafata clan bagafata na etuni bakabyita ijambo rimwe ubwoko aho ngaho ibintu byarivanze noneho rero kera iyo mvuga icyo mbivugaho za clan genda zamuka avuga ni za clan nazo ntabwo zaremwe n'Imana tuve muri bya bindi bya mitoloji bya bindi byo kuhimba imizi bavuga ngo inyabutatu ngo zaremwe n'Imana oya ntabwo ari byo genda zamuka nkavuga ni umuntu wa mbere wenda tuvuga Adamu yitwaga umuntu ntabwo yari umuhutu cyangwa umututsi nta nubwo yari n'umunyiginya cyangwa se umugesera ariko uko abantu bagiye babyara biyungura bagiye bakora ibiryango bakora amoko y'ikiryango noneho ariko haza kuza rero n'ibintu by'abashakashatsi baje bati aba bantu ko tubabona dushobora kubashyira mu miryango itatu bakurikije ibyo bari barize uko bari barize yuko abantu bagenda batura ahantu ubu baturutse ahandi baraza bati hano tubonyemo abahutu tubonyemo n'abatutsi tubonyemo n'abatwa noneho rero haza n'abantu bitwa ko bize ibyo bintu babiha agaciro haza na politiki iraza aho Aloyizi Mushomesha yavugaga ati ariya ubwo we yabikoze ubushakashatsi cyane nawe yabitekerejeho cyane ariko ndumva ibyo yavugaga nubwo atabigiyemo mu mizi ariko nanjye niko mbibona haje politiki barabikina niko kwandika mu ndangamuntu ngo etuni ihinduka ubwoko bazanamo ibyo ngo bya hutu tutsi ndibuka ko nabisomye mu rumuri rwa demokarasi muri 64 Kayibanda baramubajije bati perezida Kayibanda baramubajije bati ese ko mushyize mu ndangamuntu etuni bamba ubwoko na etuni turandikisha iki ibyo za etuni kuko abantu mu mitwe yabo bya etuni hutututsi ntabwo bari babifite hutututsi ntabwo bari babifite kuko kera umuntu yabaga umuhutu wa kanaka uwabereye umuhutu akaba umutware we ntabwo yabaga ari umututsi we yabaga ari umutware we nkaba umuhutu wa kanaka nawe akaba umutware ariko kandi nabwo ntabwo ari abantu bose bari abahutu kuko umuhutu yabaga ari umuntu w'umukozi ukorera undi mbere ku buryo hari n'igihe abazungu baje bashatse kuvuga ngo bakore kontaro babishyire mbese mu nyandiko umuntu ajye aba umuhutu wundi undi yamubere umutware babigire inyandiko mvugo niho Rudahigwa Mutara yabiciye muri 54
avanaho iyo kontaro arayica avuga ati oya ati ibintu byo gutunga undi muntu ntabwo ari byo. Noneho urumva rero abantu bose ntabwo bari abahutu. Ubu ngubu hari abantu bari abahutu ariko muri za 50 batari abahutu mu by'ukuri, kuko bo nta muntu bakoreraga, ntabwo bari abakozi b'undi muntu. Noneho hari abantu baje kuba abatutsi, byaje kuba ngombwa ko abo bashakashatsi abo bahanga b'abazungu baje bati turabona muri ibi bice bitatu, dore abahutu, dore abatwa, dore abatutsi. Abantu bize b'abanyarwanda barimo bari abapadiri Alexis, ariko nibwo bari bagitangira kwiga, bati ubwo umuzungu yavuze nibyo yabibonye, kuko umuzungu yibeye. Nuko noneho rero haza politike rero yabifata, haza gukorwa amashyano, abantu bica abatutsi, nguko ukuntu baremye mu by'ukuri ubwoko bw'ubututsi. Kuko niba ufashe umuntu bibotse no kubica, baratangira kubima amashuri, batangira kubima, babishyira muri politike zo kubima akazi. Noneho ugatangira kubona umuntu umwita ngo umututsi, nguko ukuntu baremye ubwoko koko babuha intera. Kuko ubu ngubu ntabwo bavuga ngo ubwoko bw'abatutsi ntirubaho, kandi bwabayeho igihe abantu batangiye kujya kwica abandi bavuga bati uri umututsi ndakwica, urimo urarema ubwo bwoko. Umuhutu la même chose. Bon, umutwa wo twe kwirirwa tubivuga na n'ubu ngubu baracyakorerwa intuza, kuko iyo tuvuga ngo umutwa imvugo dukoresha zo kwica abatwa tubica buri munsi. Nguko rero ko ntekereza iby'amoko, ariko nkavuga nti hagomba ibiganiro, hagomba ubushakashatsi, hagomba abantu rwose ubushakashatsi bwimbitse, atari ibintu byo kuvuga ngo kandi nanone ikindi navugaho nuko ubwo bwoko uko bwagiye buza ntabwo ari karande, niko buzanashira bakibagirana. Kuko nk'ubu hari ubwoko bw'Abanyarwanda tutakivuga, bwibagiranye, tutanazi, ariko buriya njyana bugacika. N'ubwo abahutu n'abatutsi nabwo buzacika, buzashira. Voilà, reka nkubaze iki kibazo rero, kuko ngaho ubu nawe wumva ko nawe amoko y'abahutu, ubututsi n'ubutwa bizageraho bigashira. Byashira uko bigenze bite, uko byumva rwose? Mbwira uko bitekereza, wumva byazagera igihe bikavaho ari uko bigenze bite? Ikintu cya mbere kigomba gukorwa ni ukumesa imifuka y'amahano, tukayimesa, tukayoza amahano, tukajugunya inyuma. Noneho tugakora ubu bwiyunge koko nyakuri. Ubwiyunge nyakuri tumaze kubukora, abantu bareka kuba abahutu, bakareka kuba abatutsi, bakaba abantu. Tugaruke muri Kizito rero, ibyo yavuga mbere yo kuba umunyarwanda mbe umuntu. Urumva? Yewe no kuba abanyarwanda tuzabicikaho, nta nubwo tunabikeneye rega. Ntabwo dukeneye kuba abanyarwanda. Ntabwo dukeneye kuba abanyarwanda, kuko kuba abanyarwanda ni ukwihemukira, ni ukwiziringa mu ayo mahano. Abanyarwanda, ubunyarwanda nabwo buzacika. Ziriya nkotanyi zirimo zivuga ngo ndi umunyarwanda, ariko mu by'ukuri zishaka guca abanyarwanda bizacika. Noneho rero mu kwiyunga, nitumara kwiyunga, tuba twamaze guhana umuhumeko, tuzatangira kubona ko umuntu uri imbere yanjye ari umuntu. Tureke kumubonamo umuhutu cyangwa umututsi, tumubonemo ko ari umuntu gusa, nta kindi. Noneho uwo muntu ntabwo uzamubonamo umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umukiga, cyangwa se wavuye Uganda cyangwa wavuye muri Zaire, Burundi. Oya, nzamubonamo ko ari umuntu. Uwo muntu kandi mbone yuko dusangiye umwuka, turahumeka, maze turayahumeka, dutangiye kubaho, dukeneranye kubaho buri muntu. Urumva? Umuntu nambwira ati wakintuwe, mubwiye nta kibazo. Uravuze ngo ki, ariko igihe ki uvuze wohereje umwuka, kandi umwuka wohereje ndawuhumeka, nanjye bikomereza. Aho ngaho mu kanya mvuze rero ayo moko komeza. Aho ngaho nyine niho nkaho wavuze ko turamutse tugeze ku bwiyunge nyakuri koko, bya bindi byo kubabarira no kubabarirana tukabigeraho koko. Iyo umuntu yababariye, nibyo Kizito n'abandi bantu n'abandi bavuga b'abahanga
mu bumenyi byerekeranye no kubabarira no kubabarirwa, nyine iyo umuntu ageze aho ababarira koko cyangwa se akageraho yumva ko ibyo yakoze ari amahano akumva ko atazongera kubikora kandi agasaba imbabazi nyazo koko, akabona wa muntu yahemukiye amubona w'umuntu nyine ntamubonemo umututsi kubera ko cyagiye yamwicagamo amwita umututsi, cyangwa se umututsi nawe wishe umuhutu amuzira ko ari umuhutu, iyo ageze aho za mbabazi zamaze kumucengeramo, za nema z'imanza amaze kumucengeramo, akabona wa muntu akabona amaze kumvikana yakoze ko ari amahano koko, amaze kubonamo umuntu aho kugira ngo amubonemo ikintu nk'uko mbere byari bimeze, icyo gihe nyine nibyo kuba bwiyungo bugezweho nyakuri hagati y'abo ngabo uko ari babiri, icyo gihe ntabwo aba akimvamo ko ari umuhutu cyangwa ko ari umututsi, aba amaze kubonamo nawe ubwe yiyumvamo ko ari umuntu, noneho bawundi yamubona uko mbere yamubonagamo ubwoko bw'abahutu cyangwa bw'abatutsi, icyo gihe bikarangira ntiyongere kubibonamo. Rero za mbabazi iyo zimaze zaramugezemo koko yarababariye, we yageze mu rwego rwo kubabarira koko cyangwa rwo gusaba imbabazi koko bivuye ku mutima, aho ngaho ntubukibona wa muntu ngo wongere kumubona ko ari ikintu, ahubwo umuntu amo k'umuntu nkawe. Ngibyo rwose. Sinzi niba hari icyo rwose nagumye kubatega amatwi rwose ntuje kugira ngo niyo kubaca mu ijambo ko navuze cyane cyane ko ari ikiganiro cyawe, kandi rwose numva ko kirimo kijyana mu wagize imana wahuye na Francois Munyabagisha nawe rwose mbo mu gitekerezo cyane cyane kubyerekeranye n'amoko. Ndabona ko bimaze kuba saa 4:02 urabona ko nyine isaha rwose igihe kirimo kiratubangamira cyane. Twagombye kuma twiganira kuzo iyi ngingo yerekeranye n'ubwiyunge nyakuri ifite ibintu byinshi cyane igomba kubakiraho, habonye numva twagombye kuzongera rwose tukatugarukaho kenshi kugira ngo tujye dufata ko uradufasha igitabo gifite nakunze n'ukuntu yabyise ngo ni ikivi, agenda abyita ibivi, biriya bivi rwose ukagenda ku kivi cya mbere ukageza ku kivi cya 8, tugenda dufata buri kivi tukivuga ukwaki ko buri cyose gifite ibintu byinshi bitibaritse birimo umuntu yagombye kugenda asa nkaho arambura kurushaho, agatatura kurushaho kugira reka wenda gera nko wenda ku mwanzuro w'ikiganiro cy'uyu munsi gusa, ariko wenda Francois Munyabagisha adukundiye twazongera tukagaruka wenda nk'urugero rwose rufate nka kiriya kivi cya 7 rwose ikivi cya 7 aho avuga ibyerekeranye n'inzira y'ubwiyunge, noneho tukayitangira tukayizamuka yose uko yumva kugeza igihe tuyirangirije kikakiganiro kimwe gusa, kuko nk'ahantu rwose ahantu nyine wumva ko iyo nzira y'ubwiyunge igenda iganisha ku Rwanda rwiza, u Rwanda rugari, u Rwanda nyine umva rwose ni igitabo cyubatse ku buryo nyine bw'inzira ukurikira rwose wumva ugenda uzamuka utera intambwe ya mbere, utera iya kabiri, utera iya gatatu, ku buryo ntekereza ko rwose adukundiye twazakora ibiganiro rwose nka 3-4, noneho tukadufata buri kivi tukiganiraho tukijya mu mizi rwose kugira ngo bishobore kutugenda tubimvikana. Ndagira ngo wenda mu gusoza rwose tumuhe ijambo ry'umusozo n'abashimira mwembi atubwire kuri akuntu uko abona amagambo avunaguye iriya nzira y'ubwiyunge twayinyuramo duti mu magambo avunaguye nyine ko twumva gusa dukunda tukabiga mu magambo arambuye, ariko iyi nzira y'ubwiyunge wumva twagenda itunyuza mu aya makorosi mu aya makoni twakata gute kugira ngo tugere ahantu tuzamuka kugira ngo tugera kuri Rwanda rwiza, Rwanda rugari, kana Francois Munyabagisha umwanya n'uwawe, ariko tugenda tugana ku musozo kubera ko amasaha yadushiranye. Yewe inzira y'ubwiyunge ni inzira ikomeye. Mbona iki gitabo ikintu cya mbere nashyize imbere ni ukuganira, ariko kuganira bivuga iki? Ni ukuvuga ngo umuntu umwe ku giti cye, umuntu umwe ntashobora mu by'ukuri kurema iyo nzira y'ubwiyunge ngo ayishushanya ayishyira hariya abandi babe bayiterura, ariko abantu benshi, kandi ubwo natangiye urabona Mushomesa nawe afite ibindi bitekerezo, hari n'abandi n'ubwo turimo turaganira, uko tugenda tuganira niko tugenda tuyubaka, ariko mu kintu cya mbere nyine kibanje ni ukumva icyo dushaka kugeraho. Nicyo cya mbere, kumvisha kwishushanya, mbese gushushanya u Rwanda dushaka kugeraho ni uruhe. Niba dushaka kugera ku Rwanda rw'umuntu atari u Rwanda
rw'amoko cyangwa rw'iki ngo rw'inyabutatu cyangwa rw'ubumwe, oya u Rwanda rw'umuntu. Noneho ibyo niba tumaze u Rwanda twarushushanya mbese ukuntu rwabaho, hasigaye amahano tukajya kuyasesengura tukimika ukuri. Ikintu cya mbere kwimuka ukuri, kurazi murabona ngo ukuri ukuranigana, kurinda kwanigana kubera iki? Kuki ukuri kunigana? Ngo aho kugira ngo nigwe n'ukuri nanigwa n'uwo nkubwiye. Ukuri kunigana kunigana kubera iki? Undi se kunigira iki? Kuki agomba kukuniga? Ari ikibitera. Ni uko kuri umubwira kutajyana ahantu heza, ntabwo kumugirira neza, ariko ukuri mu by'ukuri nyakuri ntabwo kugira nabi. Ntibishoboka. Ukuri nyakuri ntabwo kugira nabi. Ni nk'umuntu urwaye igisebe, ntabwo ushobora kuvuga ngo harimo amashyira, ngo amashyira n'umubwira ngo harimo amashyira ukayavanamo wagakomeza gushishira ngo yimvaniramo amashyira. Oya, urayakanda uyatoranye umuvure. Ukuri rero ntabwo kunigana. Ngo kuri guca mu ziko ntigushya, urinda guca mu ziko kubera iki? Kuri ntabwo guca mu ziko, ntabwo ari byo. Nta kuri guca mu ziko. Ukuri ntukujya kugera mu ziko, iziko riri hariya, iziko ribereyeho ushyirayo amazi ukazimya umuriro cyangwa se n'ibyo, cyangwa ukazima ibyo bishaje ukabyima umwuka hanyuma bikazima. Noneho hari ukuri tugomba kwimika tukagushaka kandi koko. Hari igihe abantu numva abantu tujya tuvuga ngo buri muntu ngo afite ukuri kwe. Oya, nta kuri kwanjye. Ukuri nyakuri abantu twese tugomba kukubona tukakwemeranya, sibyo? Ukuri ni uko kuri tugomba gushaka, ukuri kw'amahano yabaye, ukuri kw'ibyo dushobora kuko tuteye, ukuri kw'ibyo dushaka kugeraho, ibyo tukabyumvikanaho. Noneho ibyo rero kugira ngo bishobore kugerwaho, twabivuze ntabwo ari abanyepolitike. Abanyepolitike bicaye hariya, urumva? Hari abantu b'abanyabwenge, abanyarumuri bagomba kwicara kuko bakajya mu nganzo bagahandura bagacukumbura bakabiganiraho, kandi atari ukuvuga ngo buri muntu bakagira uburyo bahura bakabiganiraho. Noneho ariko ari abo ngabo abanyabwenge ntabwo bizakenera ko hariya usanga abantu bagiye kuri za Facebook, ugasanga abantu bose barimo baganira ku ngingo runaka. None ugasanga umuntu utangiye kuyitekerezaho aka kanya kubera ko abonye bayanditse, araje agiye guhangana n'undi badahuje imyumvire yabyo, ugasanga baratigiye. Oya, bizakenera abantu bakora ubushakashatsi bwimbitse, abantu batekereza bakaba bahaye igihe cyo gutekereza ku ngingo izi n'izi bakabitekerezaho hagati yabo bakumvikana. Bamara kumvikana hakaba rero n'ukuntu ibyo bumvikanyeho bashobora kubishyikiriza la sosiyete. Ibyo rero hakaba uburyo bwo kugira ngo nanone kwigisha la sosiyete kugira ngo ishobore kwakira urwo urumuri, kuko hari igihe ushobora kuzana urumuri, wazana urumuri mwarutanga ugasanga abantu batireka birasa urumuri. Kubera iki? Kuko bo ntabwo bateguwe kwakira urumuri, ntabwo bafite ubushobozi bwo kurwakira, kuko urwo rumuri rurabahuma, kuko bo baracyahumye, bameze nk'aba bantu bari muri wa mwobo wo kwa muri umwobo harya ntabwo ari grotte, bari mu mwobo ahantu hatari urumuri. Noneho wabazana urumuri ukabahuma, kuko bagomba rero gutegurwa, abantu bakamenyera kugira ngo bamenye urumuri rw'ukuri. Noneho nyuma rero ari nako mu kubategura niko kubaka ya sosiyete sivile. Sosiyete sivile nayo uko ugenda yiyubaka, abantu bayubaka, niho rero noneho amaherezo hazaba b'abanyarumuri na ya sosiyete sivile bazashyiraho uburyo bwo gukora ubwiyunge nyakuri. Mu guharura nandika igitabo, mu by'ukuri hari ahantu nibeshye, kuko numvaga ko inzira y'ubwiyunge nyakuri njyewe nayihaye imyaka 5, nayihaye imyaka 5 cyangwa 4, ariko naribeshye. Ubu ngubu urabona tumaze kugera
kuko igitabo manuscript yayo nari nyifite muri 2012 muri 2012 2013 njya mu Rwanda nikoreye manuscript ubwo mbese igitabo mbese kitari cyasohoka ubwo ni umushinga wacyo nwoherereza nyakubahwa mumbabarire gukoresha iryo jambo nyakubahwa ubundi ngewe mbere ya 12 nari navuze ko ntazigera mvuga ngo nyakubahwa Kagame urumva ariko nabyemereye ambasaderi Eda Mukabagwiza turimo tunegosiya kugira ngo njye mu Rwanda kuvuga iby'ubwiyunge none ndabunga noneho ni ukoroherana noneho ngiye kwemera kuzanya mvuga nyakubahwa Kagame ngewe n'ijambo perezida ntabwo kurivuga rwose birangora kuko perezida aba mu butegetsi busanzwe kandi hariya mu Rwanda ntabwo ari ubutegetsi busanzwe dufite igisuti ntabwo kigira perezida nta mu perezida uba mu gisuti noneho rero ubwo ariko kubera ko nabyemeye ko nzayavuga nyakubahwa ndabyemera nabivuga ubwo naje gusanga ko na nyakubahwa Kagame kuko hari abantu bamubonamo intwaro umuntu wabarokoye bariho mu by'ukuri urebye umututsi ukuntu yari ariho mbere ya 1994 ukareba ukuntu yishwe muri 1994 uyu munsi yishimiye Kagame ntabwo wabimugayira mu by'ukuri ibyo nabyo Kagame ibyo uruhande twarumushimira ariko nuko hari ibindi nyine noneho narimo mvuga ngingo narimo nshaka kujya mu Rwanda nyine ufite ya manuscript nyine uhereza nyine nyakubahwa noneho bituma ariko none ukaba nyine hari ibyo byahinduye simbizi mu mibonere yawe ariko tuvuge kubera ko amasaha yacu icyo gihe nari nzi ko kubera ko nawe yari afite ingengabihe irimo imusunika urabona muri 2017 yarangizaga ngo icyitwa manda ye banavuga nti uwafatira ahangaha afite ingengabihe irimo imutera ubwoba ubanza yakwemera gukora inzira y'ubwiyunge ahubwo nabaraga imyaka 5 ariko ngezeyo naje gusanga ko uko ngewe nabipanze nabiganiriyeho n'abo bategetsi babo ngezeyo nakubitanye undi muntu nawe ufite iturufu ababwira ati ibyo kwiyunga uyu musaza arimo rero ntiyaranteye bo banyitaga umusaza ariko wakanyita ngo uyu mugabo ariko bo banyitaga umusaza uyu mugabo arimo mu byihorere mu bishyire ku ruhande kuko biravunanye kuko harimo abantu benshi muri EPR avuga ati kwiyunga bisaba ko twatura tukemera ibyaha byacu tukemera ko twicanye ntabwo ari ukubyemera gusa ahubwo ni ukuhagarika kwica mukasezera mukumva ko mutagomba kugira umuntu mwica none ibyo ngibyo mukabyatura mukabibwira abanyarwanda nk'umuntu urokorwa ko kuva ubu nta muntu uzongera kwicwa nta muntu uzongera guhanwa uzongera kurengana ibyo bintu mukabishyira rwose mukabishyira hariya undi araza arababwira ati ibyo bintu nimuramuka ahubwo reka mbereke kuko inyungu mufitemo nuko muri 2017 ngo Kagame atazahambirizwa reka duhindure itegeko nshinga hanyuma ibintu byose bizitunganya abereka ko bishoboka ngewe bahita bansuka hanze ubwo ubwenge kugenirana nsanga ko inzira y'ubwiyunge ntabwo ushobora kuyiha imyaka nuyiha imyaka 4-5 uribeshye uyiha imyaka ahubwo wowe inzira yishushanye urebe ibigomba gukorwa ibigomba kugerwaho mugende muyigenda muyihererekanya ntabwo ubwiyunge ari Aloyizi ari Celestine ari Munyabagisha tuzabusohoza birashoboka ko twego twasaza ariko igihe twaciye inzira tukayishushanya abandi bazakomeza buzagerwaho dushobora kugira amahirwe bukagerwaho tukiriho nibyo nifuza ariko biranashoboka ko bwazagerwa icyangombwa nuko umusingi wabwo tubushanya urumuri tubatangira tukarucana hanyuma bikazakomeza murakoze rero ubanza navuze menshi ni ay'abasaza nta kibazo
oya nta kibazo nagira ngo ahubwo nyine nabwo narabizi musamisha nyine ijambo ry'umusozo kugira ngo ariko rwose mbere ko dusoza ngo usabe ikintu kimwe rwose nongere mbisubiremo rwose utwemereye rwose wazagaruka kuri radiyo Urumuri rwose nyine tugakomeza kino gishushanyo nyine turimo turashushanya inzira y'ubwiyunge tugenda dushushanya tugana hano tugeze kwino ntambwe n'ahangaha dore ikintu tugeze ahangaha no kugira ngo abazarangiza kumva urwo ruhererekane rw'ibiganiro bazabe rwose bafite igishushanyo mbonera cy'inzira y'ubwiyunge naho yabava naho yabageza rwose bitwemerera waba udukoreye rwose bwana Francois Munyabagisha ubundi ngaha ijambo bwana Aloys Musomesha agasoza ikiganiro cye. Murakoze cyane ariko mbere yo gusoza nagira mu baza akabazo ko wari mu Rwanda icyo gihe muri mwaka 2013 icyo gihe ntabwo wigeze ubonana na Kizito wenda ngo muganire ko icyo gihe ngo muganire ku bwiyunge? Oya ntabwo twabashije guhura ngo tuganire. Arega mama ngo nagiye hari ibintu nyine by'ubwiru by'iki kuko hari ya muri FPR hari ibintu bibiri barakubwira bati nta munyamakuru mugomba kubonana niba bigera naho bavuga bati nawe ubwawo ugomba ugasanga no kugira n'undi muntu mubonana muganira nta keretse muhuriye muri iyo kadere yabo ngo yo kwigisha ubwiyunge. Aho rero babukoraga aho nagiye natumiwe ntabwo Kizito yahageze ntabwo twashoboye kubonana. Ubundi ikindi ni uko nakubwira ko ntabwo nari nzi mu by'ukuri gahunda za Kizito naje kuzimenya nyuma ngarutse ngeze intangaha niho naje kumenya gahunda za Kizito marerezuma nazimenya barimo bamufata bajya kumufunga. Byari kuba byiza rwose byaranshimishije iyo njya kumenya gahunda ze yego ntabwo byari kunyorohera ariko byibuze mba narabashije gukurikirana ndiyo ngatera we n'icyumbezo nkamenya ukuntu nabo babifata cyane nkurikije ukuntu ngiye bakiriye umwanzuro nuko bambwiye ngo ibintu by'ubwiyunge uko mbivuga ngo ngiye nimbyibagirwe ninze ngo nicare bampaye akazi ngo nkora mbakorere wanyuma ngo bwo buzakorwa na FPR. Icyo rero ntabwo twabyumvikanyeho nabwiye ntoya ngewe ntabwo ninjira muri FPR kandi ntabwo nshaka ko ubwiyunge bukorwa na FPR ntabwo FPR ariyo yakora ubwiyunge. Icyakora perezida washobora gutanga ihumure hanyuma akareka sosiyete sivile igakora ikabutegura ubwiyunge bugakorwa kandi mwese na perezida nabwo azabyungukiramo. Icyo gihe nabwo nimukora ubwiyunge nibikora ubwiyunge koko nta muntu uzahahombera ahubwo ubwiyunge nibugerwaho Kagame azaba intashyikirwa kandi nta muntu n'amahanga hose nitubugera rwose tukabugeraho kuri iyo rungero tukarukora. Mushyire amahoro mushyire umutima hamwe abanyarwanda twese tuzahungukira. Ariko bose ko babyumvise baravuze ngo ngo bose ngo ibyo mvuga ngo mbivuga ndinde ngo ni ikihe cyizere nabaha yuko abanyarwanda bazabyumva. Naje gusanga nabo ubwabo batabyemera donc ariko ngiye numva ko abanyarwanda benshi bazabyumva bazabyakira ariko babibishije ko bidashoboka. Ugenda gushimira cyane rwose Francois kuko utubwiye ibintu byinshi ntari nazi wa mugani nk'ibyo wagerageje nyine rwose mu Rwanda kugira ngo nyine uhajyane ubwiyunge nyakuri ubabwire n'uburyo byagenda ariko byakunanira ariko wagerageje. Icyo ntabwo nari mbizi rwose ariko ntabwo nari mbizi mu buryo bugeze aho ngaho. Ni ikintu cyiza cyane. Ikintu urangirijeho rero rwose nshimira kandi turangizaho nuko ubwiyunge nyakuri koko nta muntu n'umwe wabuhomberamo. Ubwiyunge nyakuri tubugezeho twese twabyungukiramo buri munyarwanda wese yabyungukiramo niho bubera bwiza abantu twese twabyungukiramo nta n'umwe wabuhomba nta nyakuri nyine kuko ukuri ni ukuri kuri twese ibyo wavuze uti twagumye kubyumva aho ngaho. Ikindi none wavuze wiyemere rwose uti naribeshye nari nzi ko mbibari mu myaka aho ngaho akora kuri gihe ugiye kugavuga wa mugani nawe waburaga mu ruhande rumwe waburaga mu buryo bwa politiki mu ruhande rumwe ariko kubera ko wabamo imyaka ubundi ubwiyunge nyakuri koko ntabwo waba imyaka n'ubigi
ahubwo wavuga uti n'Imana wemera Imana uvuga uti n'Imana yaduha umugisha tukanabigeraho, ariko ntushobora kumenya igihe bwafata. Ntabwo rero umuntu twabubarira igihe twaba dukoze amakosa nk'abandi babuha pourcentage, babuha ngo ni 90% cyangwa 50% cyangwa ibyo nabyo ntabwo ntibugira igipimo, ntibugira imyaka. Ubwiyunge bugomba guhoraho buri gihe, ubwiyunge nyakuri. Ndagushimiye rero cyane rwose kuba witabiriye ubutumire bwacu. Nk'uko Celestin yabivuze rero, numva twazongera tukaganira none ku gitabo kuko kirimo ibintu byinshi, tukungurana inama, ibitekerezo ku bwiyunge nyakuri nk'uko muvuga, nk'uko natwe tugenda tukongera tukabiganiraho. Celestin, numva ijambo ryawe wasezera badukurikiye, kandi nanjye mu izina ry'inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda, mu izina rya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ndabashimira baduteze amatwi. Murakoze, ubwo nawe utaha. Murakoze mwembi rwose, nongere mbashimire. Dusoza ibiganiro byacu, dore bimaze kuba saa 4:22 muri studio zacu. Nagira ngo rwose mu kubashimira tunagize rwose nanababwira umwe mu bakurikiye radio muri kano kanya aravuze ati ni byiza gusobanurira abatoya bahari amateka kwa nyine kwasobanurira amateka neza, mujye muvugisha neza ukuri, kuko ari ingenzi rwose. Urumva rwose ko hari abantu benshi evidama hari n'abandi barimo kubatuka, birumvikana turemenyere kuri radio Urumuri koko we akavuze ko ukuri kuryana nyine, ariko dimwe hari abavuga bati rwose mujye mutugezaho ku kuri rwose, mudusobanurire amateka yacu kugira ngo tubone uko twazanye nyine kubwo bwiyunge nyakuri. Reka rwose mbashimire, ubundi kandi ibigaro rwose ngiye nabumva radio Urumuri ko ibiganiro tugiye kubisoreza ahangaha kuko amasaha yo gusoza ibiganiro yageze. Nagira ngo rero bashimire, ngira nti murara haryana muruta Imana, nimorana Imana. Iyi si dutuyemo irimo amakuba, irimo ingorane, irimo inzitane. Nta muntu n'umwe wabaye hano ku isi ngo ahave atarababara na rimwe. Agahinda kanjye n'ukubona abantu bitwaza ko kababaro kugira ngo babwire abandi ku rukundo ruzima ngo rwo rutagishobotse. Nubwo nzi ko Yesu yapfuye, jye nzi ko yanazutse kugira ngo twizere ko urupfu n'ibyago bitazigera bigira ijambo rya nyuma. Twizere ko urukundo rurusha byose imbaraga, kwimbabaza ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho. Kwimbabaza ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho. Nuko tukazuka, nuko tukazuka, nuko tukazuka, yaduhaze ikadupfira. Reka tukwibuke, twibuka abacu, reka tuvuge icyiza wavanye mu rupfu. Kinteru kwizera, kinyongera ukwemera. Nubwo twashegeshwe n'ibyago by'agahomamunwa,
busa twe tuzabereka ko turi nk'abanyamabasi wino rero Yesu uduherekeze uwo mushinga utanga amahoro uzatubera urumuri uzatubera umuhoza